kuntu anapozingaga namwe muri kundeba umugore ufite abakazana n'abuzukuru 7 how I am mutekereza ngo ndi muto byari bimeze bite I was so smart but black ukiringira ababyeyi bawe akabari baguhemukira ari ababyeyi bakubyaye ukiringira ngo ufite abakwe n'abakazana tubabone ukiringira ngo ngiye my brother is a doctor so what ntabwo ari kugutekereza ariko Imana yategeka undi budafite icyo bupfana akabikora kuko byiringiro byacu yakoze yapfaka yafite abana 2 hanyuma bishyuza baraza sinababyenga yo dufite ibibazo harabadushinyagurira kuko bari bazi ngo uyu mugore ubwo yapfakaye nta murimo afite kandi umugabo we yarapfuye icyo afite n'abana be 2 bati kiriya cyufite harabagishaka Haleluya amen Yesu ashimwe cyane ndashimira Imana kuko impaye umugisha wo kugaruka aho navukiye kandi aho nabaye akaba hari abandi so ndashimira Imana kuko aho nabaye bakaba barahari abandi bakaba bashoboye kuntumira ngo mpagaruke mu mpera Imana amashimenshi haleluya nukuvuga ko Yesu yangiriye imbabazi sinahemuka iyo mpemuka ntabwo mba ncibukwa none ndashimira Imana kuko yangiriye neza kandi maze iminsi ntameze neza mu mihogo ariko ndashimira Imana kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo kuko nakijijwe ndahangaha iwacu nahangaha abana bato izina ryanje ni Iradukunda Anna Shorinyana Mbitse umva yuko amazina ari menshi data na mama banyise Iradukunda Anna data ni Shorinyana umugenzi ariko mama aracahari ari Shorinyana kandi nyuma y'imyaka 19 n'amezi 8 Imana yahinduye izina ryanje ngira Mucyara Anna Mbitse cyo ndagishimira umukiza wanje Yesu kandi ntacyo navuga ntararata yuko Yesu yanyemeye nkaba umwe mu bana be nakijijwe ndi mu class ya 6 mfite imyaka 12 aha Gisorora Primary School naye nicaye muri urusengero ku ntebe ya 3 nakira umwami nk'umukiza wanje Yesu Kristo baduhaye iminsi yo kugwa n'amezi n'imyaka ariko none ubu mfite nje singira isoni zo kuvuga imyaka yanje ubu mfite imyaka 55 ngikijijwe umwami Imana ahimbazwe kandi Yesu yakomeje kuba mwiza ndi umwana mutoya w'imyaka 12 Yesu aba mwiza ndi umunyarubyiruko Yesu ambera mwiza ntangiye kubaka amago nabaye umugore wo mwigisha abagore babigisha muri hano mugire mutyande kuri aba Regina n'abandi na Yesu ambera mwiza ndi mukamushomesha ambera mwiza ndi mukapastori ambera mwiza ndi mukachidikoni ambera mwiza nabaye mama wa Muhabura Yesu aberewo Yesu ni mwiza cyane none ndiho kubwe agaciro mfite icubahiro mfite nuko nemeye gukizwa nkakira Yesu ngayobore ubuzima bwanje icyo nicyo nshimira Imana simpamya achidikoni kuko urukiko rwanyu rwicaye rugashima ngo nze yuko ndi umucyara wa nyakubahwa Bishop oya nibwira yuko mwantumiye nka Anna wakijijwe kuko nubwo waba umunyabyubahiro bimeze bite udafite Yesu nyamara agaciro kaba gati so agaciro kanje nuko nemeye Kristo kuyobora ubugingo bwanje Yesu ashimwe cyane mutware wanje yabaramukije afite akazi kenshi araho bishoboka dukunda kujana ariko ubu noneho ntibigishobokera kimwe ariko reka tubashime banyagisorora twabanye namwe imyaka 14 muratugaburira muratwambika mukora byose senior warden mutware mugisha
na mucara nawe ndi kumureba sinzi aho agiye jore abacara mwese abanyagisorora mwarakoze cyane kandi mutware mugisha n'umucara we na Edinasi n'abandi twatangiye gukizwa turabana hamwe ahangaha ariko turashimira Imana. Mutware senior warden ubwera ari kuvuga nibutse ibintu byinshi ko kano n'imikekemo yaduhaye imigisha kuko njewe nta murimo w'umupastori ntazi. Njewe nakuraga iwacu bubaga n'inkwi nzikoreye nje gutekera cyayi umupastori wacu twarwaniraga mu mbuga kumukondorera maze kano n'imikekemo yarandebaga ndakakobwa karaho gatyo kandi atariko mwana wanje Imana iguha umugisha kandi umugabo uzasanga azaba umupastori akakivuga nkagira ubwoba. Mwebwe ubwo muri kuri aba bapastori n'ingoro mukabareba nk'ibiraho twebwe kubganje kukubwira ngo wawa nk'umugore w'umupastori ni kuko bakubwira ngo ugiye ku mugore w'Imana kuko twarabubahaga kandi na n'uyu munsi nje ndabubaha. Ukareba umupastori ukareba Imana, wareba umushomesha wawe ukareba Imana, ukumva yuko ugomba kububaha maze iryo bakubwira ukarifata ukarikomeza. Nubwo ntabyemeraga ngo mbyikirize ariko byarabaye kandi biba akihari izina ry'Uwiteka rishimwe. None banyarubyiruko nandi kuvugana na mutware Steven nawe yakirijwe hangaha twebwe mubonye turi gukina mutazavuga ngo uriya ngo kari gukinana mukanya kubahwa n'ibiki byose. No, we are brothers and sisters. Ibyo ni ibindi iyo turi muri Kristo turi bamwe. Haleluya. Kandi kiranga abantu b'Imana mu Mana ntiharimo abakomeye ntiharimo aboroheje ahubwo turabana b'Imana. Ariko rero ntibitubuza kubahana. Umutware wanje mwubaha nk'umutware wanje kamwubaha nk'umuyobozi w'itorero. Reverend Archdeacon Bahati n'umwana wanje ariko ndamwubaha kuko batugira ku Mana kandi barambitswe ibiganza byo guhesha umugisha abo bayobora. None uwo mugisha tuba tuwifuza. Rero none njewe nawe narahiriwe nkabona umugabo w'umupastori ntabwo yareka ngo jara basabira umugisha nanga barambika biganza njewe mvire mwaho. Buri gitondo nanjye ndapfukamaga imbere y'igitani ndambika ibiganza. Haleluya. Bere namwe mushe muraza muzana ibihaza muzana imigozi muzana ibiki maze pastor akubwira namushoje ngo Imana mwana wanje guhiki umugisha ariko muracabikora nangwa nawe mwabaye ahandi. None ndashimira Imana kubwo kungirira neza. Ndashimira Archdeacon n'agaciko kuko mwampaye uyu mugisha wo kugaruka iwacu kandi nsanywe no kuvuga ijambo ry'Imana kandi nahawe icyo ngomba kuvugaho. Taribagirwa batubwiye yuko hari abanyarwanda bene wacu kandi mama Gift namubonye hari nabandi mutware yavuze ngo twabakiriye mu izina rya Yesu kandi mukomeze muze turabavandimwe kandi yabishimiye. Nahawe icyo kuvugaho kiri kuvuga ngo Jesus Christ our hope. Jesus Christ our hope. Mu kifumbira cyacu nashoboye kubisobanukirwa ngo Yesu Kristo byiringiro byacu kandi n'ibyiringiro bizima. None kadusenge. Mwami Yesu tunejejwe no kuba mu maso yawe. Mwami Yesu tunejejwe kw'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tunejejwe nuko iyo tukusabye imbabazi uratubabarira. Nanone utwemerere wongere utubabarire. Uvugire muri nje mbumuzindaro wowe uvuge. Amaryo yanje nka Ana uyahagarike. Uvuge natwe twese twumve nanje numve ibyo ukunda ari byo abana bawe bumva kandi ubibike mu mitima yabo byereme imbuto zo gukiranuka. Turakandagira Satani n'imbaraga ze zose, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga mbi zose z'imyuka mibi yo mu kirere turayihagarika mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo mwami wacu. Mivuga nanje ndumva dindiri yicu gira kisha
kinezeza cyane impani Hallelujah. Yesu Kristo niwe byiringiro byacu. Ngira ngo akidikoni unyemereye n'abaraha naho nakwitangira ubuhamya narangiza ngataha. Yesu ni byiringiro bizima, ahirwa abamwiringira. Umubwiriza butumwa aho zatubwira yararimo kutubwira ibya Daniyeli, ngira ngo kuva kuwa gatatu ngira ngo naba Abedenego naba Meshaki barabavuze ba Esteri ba Morodokayi naba Debura, abo bose abo dusoma muri ibi bitabo. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Baheburayo 8:13 ngo uko Yesu Kristo yarari ejo n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazahora iteka ryose. Mama Gift araririmbye tutarabaho hari ababayeho kandi nituvaho hari abazaba bariho, ariko Yesu Kristo uko yabayeho n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazahora iteka ryose. Ibintu bija bihinduka ariko we ntagira ate ntahinduka. None niyo mpamvu ari we byiringiro bizima, niwe tugomba guhanga amaso, niwe tugomba kwiringira, niwe tugomba gushyira mu buzima. Haleluya. Umwe aherutse kuba arimo kuvuga ngo nuzabona umuntu ari mu rusengero amanitse amaboko, abandi bahumirije abandi baryamye hasi, ngo we kuzabigiraho ikibazo biterwa n'uko aziranye n'iyamuhamagaye. Haleluya. Abantu iki gihe barigana ariko bamwe bazahera mu rungabangabo. Ushobora gusanga barimbye indirimbo ya 20 munyibutsa igihe nayiririmbye. Karebu umwana wanje ari uri hehe? Karebu ari he? Karebu dore muri kurabura mugabo munini w'amabondo. Iyo ndirimbo ya 20 nayiririmbye ndi mu Reba hariya Mutorere, amaze amezi 11 no kurenga yaranze kuvuka. Iyo ndirimbo nyiririmba ndi mu macupa n'itorora igitanda, anyurura mbabaye ankiza amakuba. Bari bambyiye ngo none umwana ni munini ntabwo ashobora kuvuka, ahubwo mu gitondo bari bunkoreho. Maze rero nkiraho ndyamye ko nasoreye mu Reba, Reverend Bishop Kranima Mugisha ati yakabaye Bishop yari umupastori, azana n'umuzungu Imana yamuhaye yerekwa. None araza baramwemerera, arasaba muzimura bandi bapfa kwemerera umuntu kujamo. None arasaba ati ndashaka kugeraho anari. None barabemerera. Umuzungu yabonye nabyaye umwana kandi namwibyaje, maze munini cyane. Uwo muzungu yitwa Cole, munini cyane ngo maze ntabwo bari bunkoreho ngo kandi araza ari kurira cyane. Maze muza abahanuzi bafite ibyiringiro nabo ntibatinya. Erega iyo ufite ibyiringiro ntabwo utinya guhamya ibyo byiringiro, kuko ufite ibyo byiringiro. Ibyiringiro bimenyesha ngo kwizera ikintu ko gishobora kubaho kizabaho kitarabaho, kuko niringiye ngo nje nintabona umugabo w'umurokore sinzakingirwa. Imana imukuri Busanza pe, imurenzi tawuni, imurenzi amagomborora menshi mpaka mu babumbyi ibubaga, kuko nari narizeye nariringiye ko ibyo ari byo byose nzabona umugabo. Yaraje. Nibuka ndi kuva ku byiringiro, nibuka Daddy ampamagaye anshyize mu rukiko. Data arambya ati mwana wanje, ariko God for you uri ushaka gusangura muzi. Ti Daddy ndamuzi. Umuzi ute? Kuko Daddy yaratwaye iwabo
family yabo ayizi, azi yuko Godfriend hanyina afite, amuzi kutagira ababyeyi, bamuzi abazi nk'abantu b'inyuma biwabo hatari batsi mwana wanje kutararyama mu nzu y'ibyatsi uzagera uzarara he. Ndamubwira nti ariko Daddy urabizi, Daddy was my friend, Daddy yari inshuti yanjye, ariko Daddy urabizi kibati tuzarara mu mabati, gusa uzayikura tuzayubaka, gusa muzubaka muri iriya misozi tuzubaka ku mubande siko ntataka bafite tuzarigura. Abazi wacu twubatse ku mubande, kubatse ku mubande, maze Imana yakoze igitangaza iburyo n'ibumoso hose ni kwande ni kwa Godfriend Anna. Haleluya! ibyiringiro bikomeye, ntukihebe. Uyu munsi waba urimo kurira, ariko kubw'ibyiringiro ukavuga uteje mu gitondo nzahora. Abana banje kare bari hariya na Joshua n'abana gato ubu niyari nabwiraga abantu ntambaye n'ingato kimaze abana banje bazigira makerere mu izina ry'iwancunguye. Aba bana kuko bavuze bose banyuze muri makerere. Ibyiringiro biguhamiriza yuko bishoboka, n'ibyo uri kura bidashoboka ko bishoboka, maze igituma bishoboka ni Yesu Kristo, byiringiro bizima. Haleluya! Yesu Kristo ni ibyiringiro bizima. Nanda kubabwira ukuri udafite Yesu ntacyo ufite. Nubwo waba akigikoni, nubwo waba bishop, na bishop n'umuntu ashobora kuba bishop ariko adafite Yesu, akanyura mu kamara akisanga yagezeyo. Nubwo waba ufite degree n'amanga masters, nubwo waba ufite amashiringi, nubwo waba ufite amazameza ate, ibyiringiro bizima ni Kristo. Azatujana aha amashiringi atakujana. Yesu Kristo aduha agaciro tutabona k'abantu. Yesu Kristo ni ibyiringiro bizima bitumuhamya bakakwita umusazi. None uwo muzungu amaze guhanura ba midwives basigara baraseka. Erega hariho amateka asumba science, hari amateka asumba chemistry na biology, hari amateka akomeye muri Kristo Yesu, ibyiringiro bizima. None ko yabihanuye ba midwife basigara bango nagarike ngo nibyo birashoboka, batani ibyo utangaga ubuhamya n'ubu kabivuga abantu bakaguhema ngo dore ngo nawe ngo ubwo nuriya nawe ngo garavuze rero ngo reka turebe, wotegereza bazanabireba. Haleluya! Nibuka hari abantu bavuye ino muri Archdiaconry baja mu giterane iwabo w'umugabo wanje ataramusanga. Ko bagezeyo cyari giterane icyo gihe twe baratumiraga bagatoranya Gisorora, Kabami n'ahandi tukagenda turi group. None abajani wabo maze bagezeyo baraseka we, maze baraseka ko idata we urugo rwo Ana yenda kujamo. Ariko sibananje ukuntu Ana pozingaga, namwe muri kundeba umugore ufite abakazana n'abuzukuru barindwi. How I am, mutekereza ngo ndi muto byari bimeze bite? I was so smart but black. None bavanga Imana we ngo anukunta dupozingaga ho ngagiye kwanama muri uriya musozi. Bamwe nagere Kabami ngengo nguzajiraza nibikaju ngahangaha amateke ngo ntazongera gutegana turi kuja mu gisoro barimo kunkinyagurira. Batekereza yuko ngiye kurindagira, ariko ntabwo uzarindagira ufite Yesu. Kandi kwikorera ibikaju no kujana amateke n'ibimondi nabyo Imana yabiguheramwe umugisha ikakugeza ku kindi. Haleluya! None nditorora bamaze kwakira abanyahara n'abandi batakiraga ubuhanuzi, batakiraga ikimani bavuze bakomeza barashidikanya, ariko ibyiringiro ni ukwakira, ukakira. Ndetse wajyana mu buriri mu gitanda cyawe ntabwo uri kugenda wabyibuka, sikora wikoreye kara gasobane k'inyanya wakwibuka ko Imana yavuze hari bubaga ko amamodoka zahaguruka uri kwakira bakwe, maze wabyibuka maze ugaturi kugaseka. Ariko abantu rantangaje, hari umuntu wampanuriye tuvuye mu giterane mu Mayimu, maze ibintu yavuze byose anavuga yuko n'umugabo wanjye azaje kwigira upastori, maze ageze ku musozi hariya hejuru y'ikanisa Archdiaconry. Hari kanisa mpageze mbitekereje ibyo bintu byose bintera amasaka nkasara amasaka mpirima munsi y'inkingo. Ariko Imana kanje ubwo kumbyaga abantu bazambona nkomeye, ubwo nakomezwa n'ibiki. Mbega ubuhanuzi wabutekerezaho bikagutera guseka.
none umuzungu na Bishop Kranima barigendera, maze nandi mu icupa rya gatanu mwebwe abashiragamo amacupa muri kunda, igitonyanga kimwe kigomba kuzana igisi, ariko nari maze amacupa ane ndi muri rya gatanu, amacupa ari gushira nta gise kiri kuza, ariko ko bamaze kurambika ibiganza maze biravurunguta. Uza abagore muri hano iyo bisa bigufashe ukumva mwana wanje umunsi byagufashe byaciyemo bikagufata, ujye gutayiko mana mfasha mana buretse, ariko njewe ugisa cyarazaga kavuga nti mana reka congere, birongera none byongeye noneho ntaguruka, anyurura mbabaye ankiza makuba amaganya yanjasha yanyakira yakankinyenyeri teka nuwigikundiro ni uruti inshuti zose tazansiga nk'imfubyi tazampemukira oraneshaho no kwizera ugangotesheje ingabo ntacyo ndayibwira Mana uzi yuko nta mabukwe mfite, Mana uzi ko nta muramukazi wanje uri hano, Mana ntaho nshaka ngo mpemuke, kandi wabivuze none ubwo wabivuze bikore birakomeza. Ubwo kandi mfite umukiza warinjiye, ubwo waje mu private mwe mama na mukuru wanje bari harimo mucyara gahamanyi wa Mungu mwema babandi batizeraga ko twasenga Imana ikatwumva, bo ntibambonyeho bajamo gusenga. Ubwo bari gusenga nanje ndi gutaka ndi muri Mana bikomeze, mumvishe birakomeye, mpamagara sister ndi ngwino untabare, arambira ngo Ana ngo doctor yakubwiye ko arejo ngo bati ntari ko ndikumva umwana ari kuza, arambira ngo ngende we ngo try and push ngo bati ngikira aho utagira ngo ninje, I tried and I push, kada barasohoka no mwana udasanzwe. Hallelujah! Ibyiringiro Yesu Kristo byiringiro byacu bizima. Karebu barangiye gusohoka ngo amen, bariya bari gusenga barangije bumva barababwira uriya umwana rero kaje kuba byati anarabyaye, baza bari kurirana bari kurimba naguhiki. Ibyiringiro byo muri Kristo Yesu ibidashobokera abana babanje kumana bigize bite. Uriya mwana mwe kujya muramugiraho ikibazo yavutse afite ibiro 5, kandi twamukuye mu rwaruro yambaye ubusa, kuko imyenda twari dufite yose yanze kukirite, yanze kumukwira. Ni igitangaza gikomeye, byiringiro bizima. Karebu ariko Karebu wamba barukaza hano. Hallelujah! Karebu ni umwana udasanzwe, kandi ndabihamya ntafite gushidikanya ko uyu mwana Imana izamukoresha iby'ubutwari. Imana izamukoresha iby'ubutwari kuko ni umwana udasanzwe, kuko icyatumye Satana murwanya kiri mu nda. Manyi uzaba igitangaza Satana kurwanya gitandi aka mwamubonye. Hallelujah! Uyu mwana wanje ni umwana udasanzwe. Mwana wanje Mana iguha umugisha, ikurinde, ikuyobore, iguha ubwiza bwayo, icyo yakugeneye mu izina rya Yesu kizasohora. Akwaje kwicera hariya ntabwo akundaga no kuja hejuru, agundaga kwibera iyo ngiyo, ariko Imana ishimwe. Ariko mbikoreye iki? Nukugira ngo mumenye ibyiringiro tubonera muri Kristo Yesu. Yesu niwe byiringiro bizima utuma nuwanze kuvuka avuka. Bagize ngo bampe ibyatsi ndanga, ndavuga nti Imana twemera ngo twemera Imana data wa twese ushobora byose buri cyumweru, n'abimana n'ababaramanikiye n'abarandoze, akaba Imana itamumanura, yaba ari Imana iteye ite. Imana irabimanura kandi koko bayi barabikoze.
ariko ababikoze baruhiye ubusa. Hariho abaruhira ubusa kuko Kristo Yesu ibyiringiro byacu bizima ni muzima. Hariho n'ibyiringiro bipfuye. Kwiringira bene wanyu bakomeye byo ni byiringiro bipfuye. Bamenya ngo nje mva mu muryango w'abakomeye, so what? Waba waravuye mu muryango w'abakire ukaburara bari kubimena. Tibagutekereza no kugutekerezaho. Ukiringira ababyeyi bawe akaba aribo baguhemukira, ari ababyeyi bakubyaye. Ukiringira ngo ufite abakwe n'abakazana ntubabone. Ukiringira ngo ngiye ngo my brother is a doctor, so what? Bunji wacu barasomye cyane. Ibyo byose ni ibyiringiro bipfuye. Ibyiringiro byo muri Kristo Yesu. Yesu byiringiro bizima, uwo no dukwiriye kwiringira. Yesu Kristo byiringiro byacu. Haleluya! Haleluya! Abagusetse, abaguhemukiye, abakugambuye, wowe upfa kuba ufite Yesu wenyine. Haleluya, haleluya, haleluya! Yesu Kristo byiringiro bizima bidahemura abayiringira. Abaroma igice cya 5, Abaroma igice cya 5 umurongo wa 5. Mushomesha uhadusomere Francis. Abaroma igice cya 5 umurongo nango uhere ku wa mbere rangisage no wa 5. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana bw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro tibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Haleluya! Dirago murabyumvise. Komezamo uje muri Petero ya mbere igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Petero ya mbere Petero ya mbere igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza kwa Petero ya mbere igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo niyo na se ishimwe, kuko yatubyawe bwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, niwo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguye kuzahishurwa mu gihe c'imperuka. Nicyo gituma mwishima nubwo hari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi. Wakoze cyane mushomesha kubwo kudusomera neza. Mu gice dusomewe nashatse uwo murongo uri kuvuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, kugira ngo twishimire ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, kubwo kunesha uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni. Yesu Kristo byiringiro bizima, abamufite ntibakorwa n'iki? N'isoni. Kuko
rya Yesu. Yari ifite sogokuru se wa mama, yari ifite umukobwa mwita ngo aho bantegeye siho bambonera. Aho bagutegeye niho ubuntu bw'Imana bugusanga, bakagushaka bakagira bate, bakakubura. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni. Haleluya. Kandi muri Petero nawe aratubwiye ati Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo na se ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri kubw'imbabazi ze nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Kristo Yesu. Haleluya. Imbaraga zatumye Yesu ava mu gituro, izo mbaraga zagukorera ibyo abana b'abantu badatekereza. Ibyiringiro bitandukanye no kwizera. Ibyiringiro bigusaba gutegereza, kandi abafite ibyo byiringiro ntabwo bibakoze isoni. Haleluya. Ngo tuzabona n'umurage aba bafite ibyiringiro. Hari umurage tuzabona utabasha kubora, utabasha kwandura, utabasha kugajuka. Ngo niwo twabikiwe hehe? N'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. All of you stand up. All of you stand up. Ndabona umaze kurambirwa. Mwahagaze ariko no muri Yesu manya n'uruzungu turarwiga. When I say all of you stand up, you have to stand. Nekura na bacecuru bahagaze. None Gideoni yabwiye abo yayoboraga ati mundebereho. Mugira mute? Ngo kandi uko ngira abariko namwe mugira mute? Mugira. None mundebe mwese mundebe. Mwandebye ariko? None uko ngira ariko mugira mute? Yes. Okay, mwicare. Tuzabona umurage. Bene data, nta kintu gisa no kubaho ufite ibyiringiro. Kubaho ufite iki? Ibyiringiro. Hari umucara inyarusiza mu kanisa ya Gasovu, Jovian uko atari yaza. Sinzi Jovian yamahoro ari hano. Uyu mubyeyi mbega twigira ku bandi, twabonye ngo hari abo dusoma muri Bibiliya, ariko urabifata ukabizana mu bugingo bwacu. Hagarika Imana ko yakoze ibi mu gihe cya kiriya gihe, twebwe tubigendanamo dute? None uwo mucyara umugabo yaramutaye, amuta n'abana bageze muri 7, kandi ari umuntu utishoboye, ariko yarakijijwe. None ijoro rimwe, irya kabiri, irya gatatu, abana bari kurya ibyatsi gusa. None ngagezaho nijoro ngabana baramubaza, ariko mama kurya uhora usenga, ariko tukagomba kurya imboga zitagira ibishimbo. None umugore yikurayo, abana bambwira batya
kandi ko ari ukuri narababwira ngo bana banje ngo nimugoroba ngo murarya ibishimbo. Haleluya. Bati abandi bataraguhanurira ugomba kwihanurira, kandi niwimara mwimbaraga ntawe uzaguha imbaraga. None uyu mugore ngo arasenga avuga ati mana ngo abana baranezerwa. Murabizi aba bana iyo umubyeyi bari kureba umubyeyi akavuga bamenyaga ngo birashoboka. None nkuko abana bacu bamwe murangije gushomesha siko mucara nubaha, siko mucara sikora. Umwana akakubwira ati ko mama kuko iyi tamu nzasubira, iti mwana wanje uzasubira mu izina rya Yesu. None umwana wakamenya ngo kasita mama bivuze na dada akaba bivuze, ibyo bizava nta umwana bimureba, wowe nibyiringiro. None ngo umubyara avuga apfukama ngo mana aba bana ndababwira ngo nimugoroba bararya ibishimbo, kandi iki gihe ntaho mfite kuja guca inshuro. Mana wubahiriza ibi byiringiro, kuko ijambo rivuga ngo abakwiringira tibakorwa n'iki n'isoni. None umugore aragenda n'ubundi asoroma ibyatsi, arakomeza kuvuga ngo mana nabyiye abana ngo bararya ibishimbo. Iyo uranyura ni weho bireba. None ku mugore arateka, abana bitorora amashiga bazigo nyine yavuze ngo bararya ibiki ibishimbo. None abana baranezerwa bitora amashiga, ariko na nyina ari mu mana aba bana nababwiye ngo bararya ibishimbo, ariko none urabizi ku nkono ni imboga none zihari, mana ugira kubikora. None ngo ko yaba ari kujabirira aho ngaho abana buzuye bitegurira amashiga ngo bahumanye. None ngo yagiye kumva yumva umuntu yinjiye mu nzu, yumva umuntu afati yeme mwiriwe ati ndi kwirukanka. Yagiye kuja gukingura asanga ni Jovia Nyiramahoro, arazana uri bukurikire ku program nabibonye. None Jovia ngo ise avayo yari yahashye ibishimbo n'ibijumba. None ngo ko bagiye bihiye ngo Jovia ijwi riramubwira ngo ibyo wari urarya bishira mu dishi bijane kwa kanaka. Jovia muramizi yuko mbanya n'ubugufi bufashaga abantu azi kubirigita. Jovia kandi yashatse gutanga si nuko avidura inkono ayisukamo ibishimbo n'iki n'ibijumba. Jovia ariruka no kwa wa mugore ageze nto yamuganije we yamubwiye ngo akira, ariruka asubirayo. Uwo mugore nawe yirukira muki muri yadishi asanga ibishimbo n'iki n'ibijumba. Haleluya. Ibyiringiro muri Kristo Yesu. Weho gira ibyiringiro gusa, iyo bizava Imana niyihazi. Gira ibyiringiro kandi urebe kuri Kristo byiringiro bizima. Hari igihe fizi zibura tukareba inshuti zacu zikomeye, byishingiro bya fizi zabura ukareba musaza wawe ukomeye, wapi ntabwo ari kugutekereza, ariko Imana yategeka undi mudafite icyo mupfana akabikora kuko byiringiro byacu yakoze. Haleluya. None umugore ko yabonye bibaye bityo musabagore tugomba kugira ubwenge, abwira abana ati muje gukaraba, timwe mwese abana muje gukaraba, ntabwo murarya ibishimbo mudakarabye. Abana bariruka munasi bumvisha ibishimbo, abana bariruka baje gukaraba. Ko bagiye gukaraba asigara afata bya bishimbo arabisuka mu mboga ngo bigwire, ibijumba bishira ku ruhande. Abana bavuye gukaraba basanga ku masawani hari imboga n'ibishimbo n'ibijumba. Iyo tugize byiringiro baduherezaga n'imyongezo. Yayisabye ibishimbo, Imana igeretseho n'iki. None murabizi bya bindi by'abana. Abana n'abana byo kubaza nyina ngo bivuye he, ngo nuko bararya bamaze guhaga bavuga ngo ma ngigisigaye ngo Imana iduhereza gahunga. Yes, Imana iduhereza iki agahunga. Maze nyina nawe ibyiringiro birongera birakura, maze ngarababwira ngo bana banje Imana duhaye ibishimbo n'ibijumba nagahungira kaduha. Haleluya. Yes, birashoboka nuko tutizera nangwa ugahora mu byanyuma tukuze kwizera kwawe. Imana ishobora naba kwisaba n'ibishimbo ikaguhereza ibinyebwa ugakomeza ukareba ibishimbo, kandi yaguhereza n'ibiruta ibishimbo. Tuzi gusaba ariko tuzi kugenzura uko twahawe. None wa mugore ati Mana abana babonye ibishimbo n'ibijumba bahaduhaye ngereko wakoze. None ndababwiye ngo barabona nagahunga, kandi abagisora mparaga ndababwira ngo bahanya nabo babwiye kenshi. None umugore ko bwabaye ku mugoroba kandi dufite ubumwe,
none yahoraga arashaka kuza iwanje iyi gasofa abandi bahoraga ku gasozi pe kandi ko musozi w'Imana ntugomba kuburaho abantu na hano ntiniyeze mbura abantu kandi na n'ubusimbura abantu kuko n'umusozi w'Imana ntari uwanje kuko ku musozi w'Imana kizabonwa niko Abrahamu yabivuze none ko twabaye turimo abaye arimo kugenda kuko twari dufite ubuvandimwe ariko hari igihe abanka aratubwiye ngo tugomba gukora tukava mu bukene kuko ubukene butuma utinya n'umuvandimwe wawe ukagira uti sindaje yonte hari umuntu watubwiraga siniya twari turi kuganira yajaga kubarama mu bakire baje kumwicaza mu ntebe za vono agahenga magatinya ati kibunoho n'ikijamo kiraheramo none uyu mugore ageze kuko yashaka kuzi wanje yabona abantu bariyo benshi akavuga ati sibaragira ngo nkanje nagiye kwa pastori gukora iki agatinya noneho amahirwe aramufata ageze kurembo ry'iwanje abona nta muntu uhari yari yikoreye bino byo dushingizaga imbingo none ageze arakebaguza abonye nta muntu uriyo azi wanje naze ndamunezerererwa kuko nyina ni mwene wa mama ndamuhobera ndanezerwa nanje ndirukira inyuma y'inzu nsanga umusururu ntawurimo ariko mfite ifu y'ibigori none mbwira umwana ndishigisha vuba ndi mwene data nto yagenda ndasamuye kandi koko bane data bakristo ntiyakazagira umuntu ugera iwawe ngaviyo ntaca samuye noneho amajambere yaraje baratubwira ngo amazi ni ingenzi none se wabura ubushera ukabura porage ukabura n'amazi ukagira ngo urwo ni urugo naho abantu baruhukira urugo ukagira ibyiringiro byo kumenya ngo ninyura kwa Javiya ndabona yakantu bure navoka bure n'umunyu wo kunyunya umuntu azoganire ngo reka dusenga uramusigesho se barayaryaga reka mu gihe cyo gusenga musenga ariko nimurangiza mushozeho utuzi none umwana ndamubyandishigisha gake kugira ngo gashe vuba none ashigisha nkajaga imwe paraji yagiye kurangiza gusha inzu yuzuye abantu ndavuga nti sinone iyi paraji bashigishe kitarakwira aba bantu ko ntaramuha wenyine none ungiye ngize nti umutima urambyanga ariko uje kugira ute kufite ifu uyu mubyeyi waje ku kideyi ukadaho gashira mu kivera ukamakaja kwishigikira karayingwa n'abana be nuko nja mu gisenge hari imifu kandi nyinshi ari make ari nk'amabakure nk'atanu nuko dadahanshira mu kivera dadahanshira mu kivera nuko ndangije nyuri inyuma ndamuhamagara nti yewe ntiburije ntabangaba barasigara ntiweho ngwino ugende araza aragenda muhereza cya kivera ico nzi yararizi ageze mu rugo manya ko mutsima manya abana barya iki bwarakeye mu gitondo mu fellowship yaje n'abana bose gusenga ava ngo mama ngo Imana yawe kwikaze twabonye ibishimbo n'ibijumba none twabonye n'agahunga mama Imana yawe turayikurikira haleluya kandi reka mbabwire nta bitekerezo nari mfite byo kumuhifu ariko Imana yategetse abantu ngo nibaze iyo aramukanywa iriya porage ibitekerezo byo kumuhifu ntabyo nari ndabona ariko Imana irategeka ngo abantu nibaze nimbona yuko bitabakwiye muhifu kuva ubwo Imana yahinduye amateka y'uwo mugore niyo hariho mayi mukara ukuntu abaga yambaye umushanana Imana yamwubakiye urugo umukobwa we wari maraya mutawuna naroko karashingirwa zambarara amateka yarahindutse kubera ibyiringiro biri muri Kristo Yesu haleluya manya tude kuja kure n'amateka yanje yarahindutse nese bambwiraga ngo nzaheraho nahezaho gira ibyiringiro ko twarakishijwe nje n'abamukuru jore we yandishije akarusho jore dore nguriya mucara mugisha we yarongowe n'umuturanyi wabo ariko baratubwiraga ngo umukobwa ukishijwe ntazabona iki umugabo none ngo jore yabaye nyabakonyera bakazana mutwara mugisha yari umukaturika Imana iramuhindurira muzana nuko ati nje sinzaje kure nzajana hafi none turaho turacakizwa ibyo Imana yasezeranye kuri wowe byose izagira ite izabisohoza kubera Yesu Kristo ni ibyiringiro bizima kandi bidakoze isoni none tangira wihanureho tangira uvuga icyo uzaba nje naho nabivuga master Laban nje naravuze nti nje kwiga kwanje nzaba umwigisha
nangwa mbe nasi nangwa doctor nuko igihe kigeze bambe bati Imana ntayibura gukubigiza ibibazo bibiwacu mva mu ishuri ariko none amwe inote teacher kuba mpagaze imbere yanyu ntaho ndi kwigisha Imana ifite uko ibivurungaga ikavuga uti bwo wari ushaka ikintu. Amen. Umwigisha kuko muri gihe cyose ndere yanjye baga yuzuye aho ngomba kuja kwigisha kubera ubuntu bw'iki maze rakambyera kandi karusho rero mvuze ngo nje nzaba nasi muzi umurimo w'abanasi ni ukuvura ibisebe gutera ibintu nk'ibyo no gufasha abantu kabakansoringa manyara abantu barwaraga mu bitekerezo umuntu akarwara mu bitekerezo ukaganira nawe akavayo none nabyo Imana irabimpa habaga igihe Imana ubuntu ukabona abantu bafite ibibazo baraje turaganiririye no mu gitondo runa ndimo kuganira maze ubuhamya bukomeye buranezeza nabuhaye Karebu na Karebu aranezerwa hari umubyeyi umwe uherutse gupfakara yari adafite uburyo nari mu minsi yashize turaganira ambwira ibibazo afite ndamubyante Imana igiye gukora ibintu yari ari kumyata yaratangiye kubaka n'umupfakazi none atangiye kubaka ngo musunguri ari kubaka zabirangiza ejo bundi hari aho yagiye kunterera ngo umuntu yamubwiye ngo nahitemo mu bintu babiri ugutangira umwana we nangwa kumwubakira inzu aravuga ngo umuntu aramubwira ngo inzu ni ngombwa kuko abana fizi naje ndarwana nazo yagiye kuja kwa county ye asanga bamushireho $20,000 ibyiringiro birimo gukora we yagize ibyiringiro avuga ati nubwo amaze gupfakara ariko reka nje gushiraho umusingi none se yatashizeho umusingi uwo muntu yararaherahe ariko ibyiringiro byaramubwiye ngo shiraho umusingi kandi arimo guca incuro ari gukora none ko yagiye gutanga ubuhamya avuga nyine uko yapfakaye n'ibyiringiro afite kuko yari arimo kwigisha ku kwizera kutagira imirimo ko tugomba kwizera tukagira n'imirimo none aravuga ati nubwo byagenze bityo ndashizeho umusingi none umugore wari wicaye nk'umwe hagati aravuga ati none uhitemo ibintu bibiri none umugore yamushyiraho $20,000 maze ngo ndaramubwira ngo buri tamu ndanda gushiraho miliyoni zo gutangirira abana ubu si umuntu wicishije bugufi miliyoni ntiratangira abo bana be batatu yasigaranye. Haleluya! ibyiringiro bantu mwe baba Kristo mwe mutagira ibyiringiro muko bakagenda kutazi yaja ugahagarara utazi gufite Imana naba waremeye Kristo Yesu hari ibyiringiro simwe kuja kuri gusa from ububaga ubusi ikindi koko kindi cyatuma mpagarara imbere yanyu niki Rwandakazi tandeba nk'ukondi iwacu ni nyuma hanyuma y'intare aho ngaho inyuma muri ako karo aho muri uyo mfuruka y'isi mutwara Kenneth ejo bundi yarari kumbwira Kenneth Rwego yarambye ngo harugaye ko hari n'abazungu n'abashitsi be ngo nukubwira ngo ariko ngo mbabwire ngo mukabishop wacu wundi mwamubonye ngego ngo muzi yava ngo dorava hariya ngo mbega barikanga Yesu Kristo iyo mwiringiye agukuramo umurimo atari ukuri mwiza atari uko wasomye bwinshi atari uko ufite uburanga ahubwo kugira ngo yiheshe icyubahiro akira ibyiringiro ye mukobwa uri hano akira ibyiringiro ye mwana udafite school fees akira ibyiringiro wa mucyara we ufite abana bushaka ngo biga abantu bari kugushinyagurira akira ibyiringiro amateka yawe agiye kuzahinduka kubera ibyiringiro ufite muri Kristo Yesu. Haleluya! Abana bawe Imana ihindura amateka yabo kubera wiringiye Imana kandi tuzabona uretse nibi gusa tubone tuzabona imurage ariko waje aho umwenda maze yakuri mu umwenda maze abantu bakareba yuko utazashobora kwishura maze niwari inshuti yawe higika nuwakubahaga akaba rutangira kuja kukuvuga ngo yemwe kashobotse manyango na wa muri maye yiringiye ngo karawugurisha ariko mwabantu b'Imana mwe dufite Imana ifite amaboko yayo
gitabo cy'abami tuhasoma abami kandi niho ngiye kurangiriza muhumure ndacyafiteyo n'igihe. Abami ya kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere n'uwa 3 kugera kwa 3. Umushomesha wanje Mutware Francis, turebe abategereza Imana, abiringira Imana ntibazakorwa n'isoni. Icyo usabwa ni kimwe, nuhagera uze. Ibyiringiro ni ugutegereza uzi nuko ufite Imana ishobora byose, ukamenya amasezerano y'Imana ko ari ay'ukuri, ugategereza ukizera ijambo ry'Imana kandi ugakora ufite imbaraga, atari ibyiringiro byo kuryama gusa. None ayo magambo tugiye kwareba, turebe uyu mwana w'umukobwa uko Imana yamukoresheje kubw'ibyiringiro yari afite. Igice cya 5 dusome ku wa mbere tugeze ku wa 3. Abami ya kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Muratubabara hano hari akayaga kenshi. Kadusome. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye baja mu gihugu cy'Isirayeli banyagayo umukobwa muto, abo umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani aja kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cy'i Siriya yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanje ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukoranwa 10. Wakoze mushomesha kubwo kudusomera neza ayo magambo. Ntabwo twayasoma ngo tuyarangize, ariko nk'Abakristo tuzi yuko iyi story tuyizi kandi muzagoma kubisoma. Turahasanga umwami Namani, umusirikare mukuru, umugaba w'ingabo, umutoni kuri shebuja, umunyacubahiro, umuntu w'ubutwari kandi w'imbaraga, ngo ariko yari umuki. Uwo nta n'ibyiringiro yari afite, yarazi yuko ibyo byagize bite byarangiye. Ariko uko bagiye kurwana bagezeyo bazana agakobwa gato, akanyarubyiruko kamwe. Agakobwa kaza mu rugo rwa Namani ngo kaba kaja ka nyirabuja, ariko nubwo karakaja kari kabitsi banga. Haleluya! Uko waba uri kose hari ibanga riri muri wowe. Aka gakobwa kakaja gukondora kagakubita ijisho kuri shebuja, kaba kari gukora kakareba shebuja, ariko kabona shebuja afite ikibazo. Ageze ahabwira nyirabuja ati, ariko mawuje urabizi icyampa databuja akaje i Samariya yahasanga umuhanuzi nyamara yakira. Haleluya! Ibyiringiro Mutware Stephen yari ari kwigisha, aravuga ngo abantu bamwe bakirizwa bagera nyuma hariya bakabitaho ngaho. Umuntu agakizwa ari mu rugo, yagera mu town akaba ikindi kintu. Umuntu agakizwa ari umukene, yamara gukira bigahinduka. Umuntu yaba ari umuntu uciye bugufi, yamara kuja hejuru bigahinduka. Ariko Imana yacu ibyiringiro bizima Kristo Yesu tahinduka. Rero yari muri wowe nanone ntuhinduka. Icyo uhindukaho ni ugukiranuka kurushaho. None uyu mwana ati, nubwo nambuwe kaba ndi mu gihugu cy'abanyamahanga, ariko
ariko iyo navuye hari Imana, hari umuhanuzi databuja yambutse akagerayo, ibyo byahinduka. Kubw'ibyo byiringiro nibyo byatumye umukobwa avuga ati nje nubwo nambuwe kazaha ariko iwacu hari Imana. Atanga ubwo buhamya, umwami arabyumva. Nerese umwami kandi ubwo wabibwira umwami mukuru, umusirikare mukuru atagira icyo akora, yambikana n'ingabo bagira bate baragenda bo bayayoba. Ni kuko baba bagutumye Seseme ngo uje kureba kandi Filipo Muhire, wowe ukayoboka aje kureba Zurupayi. Barayaba baje kwa Zurupayi, ubwo mushatse kunyendereza ati mwenda intambara ati nibiki. Bari bavuga ngo none umuhanuzi arabyumva, aterega mwarayobye, iyo si yo mugomba kuja, ahubwo mugomba kuza ku musozi w'Imana. Haleluya! Hari abantu bayobye baza gushakira Imana aho itari, bakaja gushakira imbaraga aho zitari, bagatekereza ngo nje nsomye bamutwara Labani n'abafite diploma, kumva yagira digura, kumva yuko ibyo byabiterereye, nubwo uzayibona nta mahoro. Ufite digura ati nshaka masters, umushomesha ati nje yabaye mbaye pastori, pastor ati yambaye bishop, yambaye archdeacon, archdeacon ati yambaye bishop, uri bishop yambaye archbishop. Nukuyoba ibyo ntabwo byaguha amahoro. Ibanga nugucamuka ukaja ugomba kuja. Araza aje Samariya ku musozi w'Imana, ahageze ahasanga umuhanuzi, maze umuhanuzi aramubwira ati genda ije muri Yorodani wikubamo imirundi 7 urava muri muzima. Haleluya! Ntawe wamenya inzira Imana izagukirizamo. Wa mwama byumvise ati narinzi ngazanshiraho nibiganza, dore abantu ko musaga muhiringi sasa musanga buzuye, hano buzuye, mukabindi buzuye, ariko bashaka ngo yabaye ngucamba ngo acidiko nakamfataho, icyamba ngo Jose akamfataho. Hakizimana ntawakiza ibiganza by'uriya muntu. Amagambo y'abo bantu b'Imana yahamagaye yo yonyine ararema. Amagambo y'abagira ate ararema, akababwira ati muhawe umugisha mugende muje gukora gutya, ariko ikibazo cyo yakubwira gukora ntushaka kugikora. Uyu mugabo arahindukira ati wacu hariyo n'inyanja zisumba izino, wanyu hari inzuzi nziza. Arahinduka ageze mu muhanda hagati, abagaragu baramuhagarika bateko databuje. Icyo kubwira kuja mu mugezi gusa ukibirinduramo 7 bitume dusubirayo, wakwemeye ukajayo ukibirinduramo iyo mirundi wenda kuwakira. Murumva Imana ikoresha aboroheje, Imana ikoresheje umuja. Bageziriya ageze aho yagombaga kuja, bamubyibye gukora arivumbuye. Banyawe n'abantu bashaka ngo njewe kanaka ntiyambatiza, kanaka nsengera, njewe uzangatani archbishop, njewe kanaka ntiyamfa, kanaka ntiyansembeza no kunsembeza, ari kuguhereza ibye nagwa ari kuguhereza iby'Imana. Kanaka nitumushaka niki wabaye iki? None Namani abagaragu n'ubundi bamubwiye, arongera arahindukira aja ku mugezi. 1 2 3 4 5 6 7 Namani ahinduka iki? Muzima. Haleluya! Ibyiringiro bituma duhagarara dushikamye, tugahamya, abantu bakadusebya, abandi bakadutuka, ariko kubera ibyiringiro bigatuma uhamya, kandi ubuhamya bwawe bugakiza benshi. None kambabazi, uyu Namani asubiye mu rugo yakize, uyu mwana yongeye kuba umuja. Uyu mwana nawe amateka yagize ate? Haleluya! Nawe yariraga mu fumbiro yaje ku high table. Icyo yashatse cyose yarakibonye, kuko indwara Namani yakize nta doctor w'umuhanga wagombaga kuyivura uretse imbaraga z'Imana zonyine. Kandi Imana ikoresha iki? Amazi. None rero ibyiringiro, ibyo byiringiro nibyo bidutera imbaraga zo guhamya. Izo mbaraga zakuye Yesu Kristo mu gituro ntabwo zananirwa kugukura mu gituro cyubamo, mu
gituro cy'uburakari bwa Ana, njingorane yanje ngiraga uburakari kandi naba narakaye nkavugagura, ariko Imana ije inkura muri ico gituro buri munsi. Nawe hari igituro cyubamo wenda cy'ubukene urenze urugero, ugakora bikanga. Igituro cyo kwangwa, abantu bakakwanga bakakwangira ubusa, abantu bakanga n'abana bawe. Wahinga ntibyere, wavuga ntibumve, ariko hari imbaraga muri Kristo Yesu zihindura ibyanze guhinduka. Yesu Kristo byiringiro byacu bizima, niwe uhindura ibyanze gukora iki? Guhinduka, agakora ibyanze gukoreka. Yesu ahimbazwe cyane. None ibyiringiro byawe bikijije bangahe? Uyu mwana w'umukobwa, ibyo byiringiro byo yari afite byatumye ahamya ko iwabo hari umuhanuzi. Ibyo byiringiro byo yari afite mu Mana bituma ahabwa ubwo bushobozi, kandi Imana irabikora. None ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze iki? Ntibikoze isoni. None ibyiringiro byawe birihe wa mukobwa we? Ibyiringiro byawe birihe wa musore we? Ibyiringiro byawe birihe mushomesha? Ibyiringiro byawe ntibizagukoza isoni, kandi ibyo wiringiye nibyo uzahinduka byo. Ibyiringiro bituma dukomeza gutambuka nubwo bikomeye. Ibyiringiro bigatuma ugira ute? Utambuka. Kandi mu Baroma baravuga ngo nubwo dukwiriye kumara akanya gato tubabazwa, ntabwo tugomba kureka ibyiringiro byacu. Hariho gutabarwa, ariko nawe hariho kubishyira mu iki? Imbaraga, kwiyongera mu imbaraga. Ibyo byiringiro bigatuma uhamya ukavuga uti nubwo bimeze bitya nanjye nzabigumamo. Hallelujah. All of you stand up. Sit down. Stand up. Stand up. Yesu nuambere amaya mahoro nuambere. 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 Ibyiringiro aho inyuma gato muri 4 mu Bami cyaka n'umurongo wa mbere. Ibi byiringiro nibyo byatumye uyu mugore w'umupfakazi. Hello. Haleluya. Ibyiringiro nibyo byatumye uyu mugore w'umupfakazi. Murabizi uyu mugore w'umupfakazi yapfakaye afite abana 2, hanyuma bishyuza baraza. Sinababyenga iyo dufite ibibazo hari abadushinyagurira, kuko bari bazi ngo uyu mugore ubwo yapfakaye nta murimo afite, kandi umugabo we yarapfuye, icyo afite n'abana be 2. Bati kiriya cyo ufite hari abagishaka.
none ngo abantu baricara mu nama ngo uyu mugore ntacyo afite cyo kuduha, reka tuzinduke kare tugende tumubwira twishyure bariya bana be. Murabyumva? ariko uyu mugore ibyiringiro bye bija ku musozi w'Imana, aravuga ati mube muretse gato muzaze ejo bundi. Uyu mugore ibyiringiro bimujana kwa Elisa. Agezeyo aramubwira ati databuja, urabizi umugaragu wanje n'umugaragu yakoreraga Imana yarapfuye, none bishyuza baje barashaka kujana abana banje, none mfasha. Yemwe bantu b'Imana, yemwe bakristo, musuzugura abayobozi banyu, ukareba umwigisha wanyu nkantaca maze, ukareba umupasitori nkantaca maze, ariko hari icyo bamaze. Ntabwo baje ku musozi kurya gusa, ahubwo baje gukora mu izina ry'Uwiteka. Uyu mugore ngira ngo Elisa yamanje nyuma aje gusenga, aramubwira ati none se ufite iki? Amubwira yuko nta kintu afite uretse utuvuta duke cyane. Aramubwira ati genda uje gutira ibintu. Murabyumva? ibyiringiro nibyo byatumye Elisa amubwira ngo aje gutira n'ibintu. Ibyiringiro bituma aje gutira ibintu. Ariko uzi kuba ufite ikibazo, wenda ugiye kubwira pastor uzingara kwishyurira. Manya hari abantu bazaga iwacu bakaza kwa archidikoni, bakaza kwa pastori, bakaza iwanyu kwa senior church warden, bazi kuri bumuhisente. Ariko ushobora kuja kwa mutwari mu gishuga sanga nta n'igihumbi afite, ariko akagusengera ugahura n'ugifite akakiguhereza. None uyu mugore umuhanuzi amubwira ngo genda nugera mu rugo utire ibintu kandi utire biki. Uyu mugore asubira inyuma aragenda aje gutira ibintu. Aramubwira ati maze nubigeza mu nzu twatuvuta ugenda uratonyangirizamo maze nurangiza ukinge. Ibyiringiro bituma uyu mugore abigenza nkuko Elisa yagize ate yagiye arabikora. Arangije arakinga, arangije gukinga amavuta ngo yisuka muri bya bisobane no muri ya madishi byose biruzura. Haleluya! Ibyiringiro bituma asubirayo aje kubwira Elisa ati ibintu byuzuye amavuta. Elisa aramubwira ngo cyagendeje mu soko uje Nyakabanda ugurishe maze wishyura umwenda maze weho n'abana mwibera amahoro. Haleluya! 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 Genda ugurishe wishyure. Aho bamutegeye bagiye kugaruka kuza kwenda abana basanga kashi. Haleluya! Yesu byiringiro bizima ntabwo azakoze isoni abayiringira. Uyu mugore ntabwo yahungiye ahandi, ariko reka mbabaze bimwe bako ibyiringiro byanyu mu bibazo byanyu mubijanira nde? Yemwe babyeyi, ibyiringiro byanyu mubibwiraga bande? Murekeraho guhemuka. Uri kuja kubyira bari kuguhema, ja kwa Yesu ubimubwire. Nibikunanira abayobozi ngaba Imana yarabaduhaye, nubwo ataguha kashi azakubwirira ubifite azabikora. Icyawe nukumvira. Trust and obey. Uretse ko abiki gihe uramubwira ngo yari ari kunshinyagurira, ariko uzukuja kubwira umuntu ngo umwanya ntaguhaye nayo mavuta ngo wongereho ngo genda utire ibisobane gushire mu nzu. Uwiki gihe yakwemerera. Maze Imana yakoze ibyo bintu, Imana data, Imana Mwuka Wera, na n'uyu munsi irabikora. Ariko umvira. Bifite abakristo batumvira, abakobwa batumvira, basore batumvira, ugashaka kwigenga. Wewe reka ugengwe n'Imana, mu giterane kizaza uzabimbwira. Haleluya! Ariko Beatrice barusha yabari hano, nta uri hano, yawe yarari hano. Tugasubira amateka twaboneye igahini mu mwaka wa 2022. Amateka yabaye ku musozi Gahini, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Ntawagiyeyo ngagaruka nkuko yarari. Amateka ya buri muntu wese yarahindutse. Kuko umusozi w'Imana kizagira gite? Nubu mwaje hano ku musozi w'Imana kigomba kugira gute? Kubonwa mu izina ryande Yesu byiringiro bizima.
none urizera ufite ibyiringiro nanga wowe wimaragamo ibyiringiro kireba ngo nanje uvaha ngo nzavamwe umuntu nese kandi ko wirangije ninde uzakubaka nawe utangiye uvuga uti nanje nahinduraho nanje urugo rwacu naruhindura ibintu byahinduka kandi Yesu arabihindura ibyiringiro nibyo byatumye Hana nubwo umuhanuzi yaramumazemo imbaraga ibyiringiro nibyo byatumye akomeza gusenga arongera arasenga kugeza igihe yabonye icyo yashakiye aheketse Samweli ibyo byiringiro ntiwica intege Yesu Kristo byiringiro bizima wavuye mu gituro akazuka akaja kwa data kudutegurira akavuga ati singusiza wenyine simbasize njyenyine ahubwo ndi kumwe namwe iminsi yose Emmanuel Imana iri kumwe natwe Imana iri kumwe nawe iri kumwe nanje ntacyo tuzayiburana icyo utazabona nicyo itakugeneye ariko icyo yakuvuzeho gitinda kizagira gite ariko dusabwa kumwakira nk'ibyiringiro byacu bizima kandi tugategereza twihanganye dukora ibikwiriye kugira ngo Yesu naza tuzagaragare tuzabona umurage tabasha kubora cyangwa kugajuka uwo niwo twabikiwe mu ijuru kandi ndahamya ntashidikanya ko nanje ana nzajayo nanje nzagira nte nzajayo ndamushima na n'uyu munsi niwe byiringiro byanje niwe byirato byanje ibindi ni ibindi kandi nzamugumaho kandi ndamubifurije bana banje kugira ngo mumwemere wiyatureho ibyiringiro bizima aba twasenganaga n'ababyiraga ibintu Imana yanyerekaga bakanseka kandi niho nakuye ubwandu bwo kuvuga ngo mukambitse arihuriraga banje kirate se kandi ariko bagenzi ko nabonye ndi gutwara imodoka ubwo twabaga turi Gasovu turi gusenga nkabona aratwaye imodoka igihe kimwe nabonye ngiye Kagezi nuko ngo ngeze ngo hariya ngo kuntuza hariya aho mutana ntego baravuga ngo uriya ninde uriya ukaryango ana ngo washigiye usanza ye Imana yitwara ngezanya kabande ndayitwara ntimaze umunsi umwe nzayivuga maze bagaseka ariko uzi kuvuga ngo uzatwara imodoka tanashinga igihumbi ufite munsaho manya nabonye ngo ibi ukavuga maze ukabikorerera reka kubona ibintu ngo uryame bifate ubigira ute ubikorerere mutware wa Sentinel amaze kuvuga umuntu ufite indangamuntu urava hano atiyandikishije ngo bamwugurire account buriya manya Imana ni kwikoraga urabutaye umugisha wawe nawe ufite indangamuntu bagushyiriyeho bitatu bagukingura inzira nutabikora ibyawe birakureba ndabivuze mukambitse njyewe narayuguruye kandi na n'uyu munsi hari ibintu navuze kandi ndi hafi kubigeraho ibyinshi nabigezeho ariko bitewe n'imbaraga zanje tabitewe no kugira ngo nenda gusenga ngo Imana irakoresha ngo baba magifti baze ngo bampanurire baje kumpanurira njyewe naniwe kwihanurira naniwe kwivuga ngo nanje ngomba gukora nkabaho tategereje ibitangaza byo gusenga ngo mpura n'isente nzitoragure kuki nje ntazitaba kazitoragura kuki wowe ujana ibitoragurizwa kuki bitava mu biganza byawe none abantu b'Imana muri ibyo byiringiro bituma dukora iyo dusomye Bibiliya bidusaba gukora mpora mbivuga akidikoni mbabarire batubye ngo ntawe kuzibagirwa akidikoni wanyu akiri umwana w'ishuri yari afite iduka yagendanaga mu bitugu yari afite baga ariko nziza kuva kera nubwo yari imfubyi yahoraga ari smart iyo baga yabaga irimo ingato sagenda guriye mu mugabo wanje ingato y'imitwaro 3 ntonzibagirwa arimo n'umwana w'ishuri ariko baga y'inyuma irimo iki ntabwo yigeze asaba wamuhaye kubushaka no ku university yaraziyo nazo kandi asanga ariko mubonaga umugore wariko uriya namwisa zigenda kuri zigendera ukuri wanje none umwana w'umukobwa nagiye kumubwira ijambo araryakira kuko yabonye ati nubwo ari imfubyi ariko ashoboye gukora reka gutegereza ngo baguhe maze ubabwire ngo Imana ibaha umugisha uguhaye umuryango Imana iguha umugisha wowe uzawuhabwa ryari wowe uzahora atanga imigisha utagira uguhaye Imana iguha umugisha mwene data none ko umuhaye wowe uzawakira ryari
tushobora no kuza utereka nje kwa mushomesha ana barambye ngo ana yarahiye mushomesha utereka twifata tuje kumuha umubyizi narangiza tubyati bana banje Imana bahumugisha mwarabyanze none uzawukura he ngo uri gusanga Mana ukora ari gitangaza ngo maze uri mu cyumba ukamaramo kabiri ukamaramo gatatu kane uri mu mwenda ngo Mana nyishira umwanya wasohotse ukaja gukora ngo urimo gusenga Imana igukora ari biki senga urangiza uje kwikorera agasobane Imana iguhereza umisi siko sikora senga muje gufata icate Imana iguha iki umugisha maze nugoba bitanu bibiri ujane ku account ya Sentinel yabaduhaye bitatu bikoresha ibishaka gukora uzaje kumara umwaka uzasanga ufite miliyoni zizutatekereje haleluya Yesu ashimwe cyane uzatangira abana bawe abantu bazashoberwa uzambara agatenge wongeshema kandi ngo rihango nawe ntiyipange manye ufite wese arahabwaga kuko uri gukora n'Imana izategeka umuntu agukorera igitenge maze abantu bawe barakuma undi uhure nawe kuko wishoboye ubwo uri gutekereza ngo waba utari waje mu salon ngahora nawe ngo je mu salon uri kwishushurire nawe uje mu salon agasatsi bakagira gutya bongera bakajya ngo rihango ntiyirate ko byahindutse ariko iyo bihindutse biba byagize bite ariko bihinduka kuko uri gukora iki gukora umwana uri hano nangwa umugore udashaka gukora ukirirwa uryamye ukavuga ngo uri umurokore uburokore bwawe bushizemo X Gloria hagarara Gloria ni umwana w'itawuni Gloria waba ni mu tawuni seseme ariko mu bakire ba mu tawuni Gloria arimo na mutabizi Gloria acuruza amamera ni uduherezaga ifu ni uduherezaga ibintu byose nanizo kwa bishop ntuziryaga wihoreye sinshobora kuhinga amasaka ariko iwanje ntihabura umusururu none ubwo hatabura umusururu Gloria uri kuyacuruza nawe arazirya n'abandi bazimuryeho kuko ni umukozi shaka icyo ukora we kubanyira akazitereyemo shaka icyo gukora ibyiringiro byawe niho bizakuviramo ibyo ugomba gukora mutwasi ni ya church warden ni umwigisha lecturer ariko mbona garanya kabanda afite ari kubaza ugende uje uri kumwigiraho maze ibyiringiro byawe Imana izabikoramo bitangaza siko boss wacu uyu ni umubaji nubwo intoki yawe umuntu ageragezwa gahari ariko ni umukozi none wakena nta mukristo ugira ibyiringiro wo kuja gusaba amaturo nta mukristo ufite ibyiringiro wo kuza mu giterane akaja gutira igitenge kandi ufite ubuzima none bene data Yesu Kristo byiringiro bizima aduhereza n'imbaraga zo gukora akaduhereza imbaraga zo kwimenya akaduhereza imbaraga zo gusevinga nuko twaje mu giterane ukigurira agasabune n'utuvuta nabo wakotoye amavuta y'abandi wihane arabazaga mu giterane nta mavuta yazanye maze agahenga barebye uruhande ugakotora icupa ry'abandi naco ni icyaha uje gukora wigurira amavuta nibwo izina ry'Imana rizagira rite rizahimbazwa Imana ibagirire neza abumva bashaka ibyiringiro byabo ngo bikomeze bikura biri muri Kristo Yesu bashira ukuboko hejuru maze dusenge maze nta mikino turimo mwongeye mu manuri abumva bari kugira ngo uhera uyu munsi Yesu byiringiro bizima agiye gukorera muri nje kandi hagira impinduka muri jewe abantu nibandeba barebe Kristo ifini no mu rugo rwacu no mu kanisa abigisha pastor bampereza umugisha kubwira ibyiringiro ndetse n'abamama iwacu bihinduke agire gutya yanga kwica ahagarare maze nta mikino yabaye ndabona kanya narinda garuka maze buri muntu akavuga icyo agiye gukora uhereye uyu munsi kugira ngo amateka yawe ahinduke ugomba kugira icyo ukora ibyiringiro byo muri Kristo Yesu bijana n'impinduka n'isuku ikaza n'amajambere akaza nta baringanira babaho ariko ukashobora kwibeshaho haleluya cyo nawe ushaka guhindura hoteli intambwe uze hano imbere maze dusenge ageze nshobewe sinzwe n'urubanza haleluya nenda kugusaba be serious maramaza iki giterane ngira ngo kibaye cya kabiri
imana yabagiriye neza, nta mistake iriho kuba akidikoni ari hano. Imana ifite impamvu ku buzima bwawe nk'umunyarubyiruko, k'umugore uri hano. Ndagusabye kuva kwa gatatu ni byinshi wumvise, gira intego z'ubuzima, hinduraho. Batubwiye ko Daniyeli yamaramaje kutiyandurisha. Gira impinduka mu buzima, hindura imitekerereze yawe. Hari Imana igiye gukora mu buzima bwawe, hari Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Akidikoni, nyemerera uze usengere abantu bawe. Twicishe bugufi enge gitumye uhaguruka ugatera intambwe yawe ukaza hano, urakizi, nta mpamvu yo kukikwibutsa. Mu ijwi ryawe, mu magambo yawe yumvikana, kibwira Imana. Ntabwo ari turi kubwira, uri kubwira Imana. Yibwire ico kiguhase guhaguruka ukaza guhagarara hano. Mu ijwi ryawe ryumvikana, bwira Umwami Imana, vugana nawe, aguteza amatwi. Niwe byiringiro byacu bizima. Abana b'abantu batwumva bakatwumvira ubusa, ariko Imana yacu ntabwo itwumvira ubusa, iratwumva, kandi ibyifuzo tuyizamuriye ibifitiye igisubizo. Mubwire Umwami Imana, mubwire mu ijwi ryumvikana. Zamura ijwi ryawe, ubwire Umwami Imana, muzamurire icyifuzo cyawe, muzamurire mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Zamura ijwi ryawe, zamurira Umwami Imana, muzamurire icyifuzo cyawe, mubwire icyo umusaba, mubwire icyo umubwira. Ari kukumva, guteza amatwi, kandi icyo cyifuzo agifiteho imbaraga, agifiteho ubushobozi, agifiteho ubutware. Mubwire Umwami Imana, mubwira guteza amatwi. Wakoze Mwami Imana, byiringiro byacu bizima. Twashira ibyiringiro byacu mu bana b'abantu bagahinduka, twabishira mu babyeyi, ababyeyi bagahinduka, ababyeyi twabishira mu bana, abana bagahinduka, abize twabishira mu mashuri twize, amashuri agahinduka akavaho. Yewe ntahinduka, uko yari ari ejo, uyu munsi niko ari, n'ejo niko azahora iteka ryose. Niwe byiringiro byacu bizima, ibyiringiro bidahanguka, ibyiringiro. Noneho jana akanya ko guceceka, umwemerere asohoze ubushake bwe mu bugingo bwawe. Ceceka utuze, umukingurire umutima wawe. Mu mutima wawe wumva umubwira uti, Mwami Imana, sohoza ubushake bwawe muri nje. Tegereza busohoze, ntabwo ari ejo bundi, ahubwo ni uyu munsi. Mwemerera agira icyo avugana nawe, mukingurira umutima wawe. Mwami Imana, Data wera wo mu ijuru, dore abana bawe bakinguye imitima yabo, bategereje kumva icyo ukora, bategereje kureba icyo ukora. Reka imbaraga zawe zikomeye zimanuke kuva mu ijuru, zigaragarira mu bugingo bwacu, zigaragarira mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Ndavuga imbaraga ziva mu ijuru, ndavuga umuriro uva mu ijuru, gutwika, gushiriza, kurimbura,
gusenya, kumenagura, kurandura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Mwami Imana, girira neza ubwoko bwawe, batabara ubarengere, ko baje atabari ko basubirayo. Bahe ubuhamya busha mu izina rya Yesu, ubuhamya busha mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, ubuhamya busha. Ihesha icubahiro kuko uri Imana, ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubatabara no kubarengera mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Mwakoze, Imana ibagirire neza, Imana ikomeze kubahereza ibyiringiro.